Kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana ritoya dusanga mu rwandiko nako mu byanditswe byera. Yesaya yahanuye mu bice 43 umurongo wa 25 havuga ngo ubwanjye ninjye uhanagura ibicumuro byawe nkakubabarira ku bwanjye kandi ibyaha byawe sinzabyibuka ukundi. Uyu mwanditsi Yesaya yahanuye iby'imbabazi Kristo azatugirira, abihanura bitaraba. Aravuga ati Imana niyo ibabarira, ntabwo umuntu ari wowe wikuraho ibyaha, ntabwo umuntu ari wowe wihanaguraho ibyaha, ntabwo umuntu ari we ufite inzira zivanamo ibyaha mu muntu, ahubwo Imana niyo ibikora ku bwayo kandi yarabikoze. Yabikoze ite? Tugiye kureba ni gute imbabazi z'Imana zatugezeho, ni gute Imana yababariye abantu, ni gute Imana yababariye abana bayo, ni gute Imana yababariye ubwoko bwayo. Haravuga ngo ubwanjye ninjye uhanagura ibicumuro byawe, ninjye uhanagura ibicumuro byawe nkakubabarira ku bwanjye. Ubwanjye ntabwo ari wowe, ni njyewe ubwanjye, njyewe Uwiteka, njyewe Imana, ni njyewe uhanagura ibicumuro byawe nkakubabarira ubwanjye. Ni ukuvuga ngo Imana niyo ibabarira, Imana niyo ibabarira kandi ibyaha byawe sinzabyibuka ukundi. Ni ukuvuga ngo imaze kubabarira, imaze kudukuraho uwo mwanda, imaze kudukuraho ibyo byaha, ntiyabika ibitubaraho ukundi. Uko niko izabigenza. Bizagenda gute rero? Reka turebe irindi jambo rivuga ese ubundi byari bimeze gute. Ijambo riravuga ngo kera ntimwari ubwoko ariko none muri ubwoko. Kera ntimwari ubwoko ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimwari ubwoko ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimurakababarirwa ariko none mwarababariwe. Petero rwa mbere rwa Petero ibice 2 umurongo wa 10 niko havuga. Haravuze ngo kera ntimwari ubwoko ariko none uyu munsi muri ubwoko bw'Imana. Ni gute twahindutse ubwoko bw'Imana? Uyu munsi turi ubwoko bw'Imana. Kera ntimurakababarirwa ariko uyu munsi noneho mwarababariwe. Ijambo riravuga ko twababariwe, biri muri past. Petero arimo arabivuga, urabona Yesaya arimo abihanura ko bizaba, ariko Petero we arabivuga nk'ibyaramwigije kuba. Ese byabaye gute? Byagenze gute kugira ngo none duhinduke ubwoko bw'Imana? Byagenze gute kugira ngo noneho tube twarababariwe uyu munsi, twitwe ko twababariwe? Ni ukuvuga ngo uyu munsi ntabwo tuzababarirwa, ntabwo ijambo ry'Imana rije tubwira ngo tuzababarirwa ya, ahubwo ririmo riratubwira ngo mwarababariwe. Mwarababariwe ryari? Reka tuze tubirebe. Pawulo abigarukaho. Urwandiko yandikiye Abakolosayi igice cya mbere 21 na 22 haravuga ngo namwe abari baratandukanyijwe n'Imana kera. Ni ukuvuga ngo abangaba batari ubwoko, ubundi bari baratandukanyijwe n'Imana kera. Kubera iki? Kubw'ibyaha Adamu yakoze. Adamu amaze gucumura, umuntu yatandukanye n'Imana. Adamu amaze gucumura, umuntu yatandukanye n'Imana. Kera mwari mwaratandukanyijwe n'Imana, mukaba mwari abanzi bayo mu mitima yanyu, mwari abanzi b'Imana mu mitima yanyu. Ni ukuvuga ngo umuntu wese wabyawe n'umugore, umuntu wese wavutse kuri Adamu, yavutse ari umwanzi w'Imana, yavutse atandukanyijwe n'Imana, yavutse ari umwanzi w'Imana no kubw'imibiri no kubw'imirimo mibi. Ni ukuvuga ngo n'ibikorwa bye ari bibi imbere y'Imana. None yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we. Ni ukuvuga ngo Imana, ni ukuvuga ngo Kristo kugira ngo atwunge n'Imana, kugira ngo aduhuze n'Imana, akureho uko gutandukana kwacu n'Imana. Hari abantu bajya bavuga ngo urumva ngo umuntu yakoze icyaha ngo batandukanye n'Imana. Yego, twari dutandukanye n'Imana, ariko tumaze kwiyunga n'Imana nta kundi gutandukana kongeye kubaho, kubera ko ikitwunga ntabwo ari twe twiyunga n'Imana, ahubwo Imana niyo itwiyungaho binyuze mu murimo wayo. Umurimo wayo turaje tuwurebe. Ni ukuvuga ngo none yiyungishije namwe, yiyungishije namwe. Ni ukuvuga ngo n'Imana yiyunze natwe. ntabwo ari twe twanegosiye Imana kugira ngo twiyunge nayo, niyo yiyungishije, niyo mbese niyo yatwunze nayo.
binyuze mu rupfu rw'umubiri we. Ni ukuvuga ngo Imana ihinduka umuntu, Imana itanga umubiri wayo uba igitambo kugira ngo ibyaha bikurweho. Kera ibyaha byaratwikirwaga, kera ibyaha iyo babaga bakoze ibyaha bicaga itungo rigapfa mu mwanya w'umunyabyaha. Ariko noneho aha ngaha Kristo agiye gutamba igitambo kimwe ngo gihagije iteka ryose cyo gukuraho ibyaha, ngo abashire imbere yayo. Dore intego y'uku kwiyunga n'Imana. Imana niyo ibikoze kugira ngo bigende gute. Kristo amaze kutwunga n'Imana ngo ko ari ukugira ngo adushire imbere yayo turabera. Ijambo abera, hari abantu batajya bemera ko mu isi hari abera. Ni ukuvuga ngo abizeye Yesu Kristo ni abera. Adushire imbere yayo turabera n'abaziranenge mutagawa. Ni ukuvuga ngo muri abera, muri abaziranenge mutagawa imbere y'Imana. Ni ukuvuga ngo Imana iyo ibarebeye mu rupfu rwa Yesu Kristo, iyo wizeye urupfu rwa Yesu Kristo, icya mbere uba wiyunze n'Imana, nta tandukano, mbese ntubutandukanye n'Imana, uba wiyunze nayo. Cya kindi cyagutandukanyaga, bimwe byagutandukanyaga kera, ibyo ngibyo biba bikuweho, dore byose biba bihindutse bisha, uba wiyunze n'Imana. Imana ntiyongera kukubonera mu bya kera, ahubwo ibyo bibi byawe bishigwa kuri Kristo, bibagwa kuri Kristo. Igitambo kizima gishimwa n'Imana ni Yesu Kristo. Niwe wabaye igitambo, niwe wabaye impongano y'ibyaha byacu, yishiraho ibyaha byacu kugira ngo twebwe dushigwe imbere y'Imana turabera, turabaziranenge, tutagawa, nta mugayo, nta nenge, turabera, twejejwe. Ibyaha byacu n'ubugome bwacu n'ububi bwacu byose birafatwa bishigwa kuri Kristo, twebwe dusigara turabera, malgré tubikora, malgré tugira cyo tukabyisangamo. Ariko ibyo byose yashimye kugira gute? Kutabitubaraho, ahubwo ibibara ku mwana wayo. Twiyunga nayo binyuze mu kwizera Yesu Kristo. Ngiyo inzira imwe rukumbi yo gukuraho ibyaha. Ni Imana yayiciye, ni Imana yayishizeho, inyura mu mubiri wa Kristo, kuko Kristo niwe wabaye igitambo gikuraho ibyaha. Wizeye icyo gitambo uba uhawe imbabazi. Kera mwari mutarakababarirwa, ariko uyu munsi mwarababariwe. Uyu munsi mwarababariwe. Uyu munsi muri ubwoko bw'Imana. Irindi jambo riravuga ngo kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo. Hari abantu benshi iyo tuvuze imbabazi z'iteka ntibazemera, bavuga ko Imana ikomeza kukubaraho ibyaha. Iyo ucumuye Imana irabikubaraho, ibikubaraho, irandika. Ndetse hari n'abatinyuka bakavuga ngo hari ikaramu, hari abamarayika bandika, bakandika, bakarikodinga. There is no record. Ni ukuvuga ngo hano aravuga ngo kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo. Yaba ikibabaraho ibicumuro byabo. Muri Yesaya twabonye ko izatubabarira ngo ntizongere kubyibuka, ntiyongere kubyibuka ukundi. Mu Bakorinto ba kabiri ibice 5:19 hakavuga ngo mbese ngo yiyunze n'abari mu isi binyuze muri Yesu Kristo. Muri Yesu Kristo Imana yiyunga n'abari mu isi, ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo. Ni ukuvuga rero, uwizeye Yesu Kristo, uwizeye iki gitambo Kristo yatanze, uyu nguyu ni umuziranenge, uyu nguyu ni uwera, uyu nguyu ntagawa, uyu nguyu Imana yaramubabariye ibyaha bye ibitakure. Nk'uko ijambo ry'Imana rivuga muri Zaburi, ngo muri Zaburi havuga ngo nk'uko iburasirazuba hitaruye iburengerazuba, niko yataye kure ibicumuro byacu, niko yataye kure ibicumuro byacu. Nk'uko iburasirazuba hitaruye iburengerazuba, uko niko yataye kure ibicumuro byacu. Ibicumuro byacu yabitaye kure, 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 kure. Ninjye uhanaguraho ibicumuro byawe, ninjye ubwanjye ukubabarira ibyaha, kandi nzakubabarira, sinzabyibuka ukundi.
muri Kristo niho Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kubera ko yiyungishije urupfu rw'umwana wayo. Ni ukuvuga ngo yatwunze nayo binyuze mu rupfu rw'umwana wayo. Ni ukuvuga ngo imbabazi twaziherewe mu rupfu rwa Yesu Kristo, gupfa no kuzuka. Ubwo ariho ntabwo turiho. Kandi iyo ukomeje muri iki gice umurongo ukurikiyeho haravuga ngo Kristo ubwiwe yahindutse icyaha kugira ngo twebwe duhinduke gukiranuka kw'Imana. Wowe uyu mwanya utangire wumve ko uri uwera, uri utagawa, uri umuziranenge, ufite gukiranuka kw'Imana, wambaye gukiranuka kw'Imana kubera igitambo Kristo yatanze, kubera umubiri we yatambye, kubera umubiri we yashenjaguye, kubera umubiri we yabambye. Uriya mubiri yawubambanye ibyaha byawe byose, abibambana ku musaraba kugira ngo wowe uhabwe imbabazi, kugira ngo wowe ube uwera, kugira ngo wowe uhabwe gukiranuka kw'Imana. Iri jambo ribafashe kandi iri jambo ribakomeze, iri jambo ribahe gushikama mu gakiza, mwirinde ibyaha. Iyo tuvuze imbabazi uko ziri, abantu baravuga ngo none ngo dukore ibyaha ngo nta kibazo, ngo none ngo ubwo ngubwo ngo uravuze ngo ubwo twababariwe ngo nta kibazo, ngo none ese kubabarirwa bivuga ngo mugende mukore ibyaha? Ibyaha mugende mubyirinde, ibyaha mugende mubireke, ibyaha mugende mubizibukire. Si ubuzima bw'abizera, ubizibukire ariko umenye ngo kubw'urupfu rwa Yesu Kristo uri umukiranutsi. Uri umukiranutsi bitavuye ku mirimo yawe, bivuye ahubwo kuri uwo murimo Kristo yakoze. Uri uwera bitavuye ku byo wakoze bikugira uwera, ahubwo kubwo kwizera icyo Kristo yakoze. Ni ukuvuga ngo umurimo Kristo yakoze, uwo nguwo niwo udushira imbere y'Imana tutagawa, turabera, turabaziranenge. Imana yatureba ntibe ikitubaraho ibicumuro byacu, kandi ikabara ko muri Kristo yatubabariye byose, kandi ngo ntizabyibuka ukundi, yabitaye kure. Rero zibukira ibyaha, menya ko uri uwera, menya ko mu ijuru ari iwawe, menya ko uri umwana w'Imana, menya ko uri uwera, menya ko wabyawe n'Imana itagira inenge, menya ko uri imbuto yavuye ku Mana, menya ko uri imbuto y'ijambo ry'Imana, menya ko udafite inenge kandi ko izakwishira udafite inenge n'umugayo n'umunkanyari uwo ari we wese, ufite gukiranuka kungana n'uko umwana wayo, ufite gukiranuka kungana n'uko Imana, ufite gukiranuka kuzuye kutari igice. Kandi ibyo ngibyo tubiheshwa no kwizera Yesu Kristo. Ntibiva mu mirimo yacu, ntibiva mu bikorwa byacu, ntibiva mu marira yacu, ntibiva mu gahinda kacu, ntibiva mu byo twebwe dushobora gukora, ahubwo biva mu kwizera Yesu Kristo gusa. Kwizera Yesu Kristo niyo nzira yonyine ikuraho ibyaha by'abantu. Kandi ngo utizera ntibishoboka ko yanezeza Imana. Tunezeza Imana igihe twizeye Yesu Kristo, noneho gukiranuka kwa Yesu Kristo tukakubarwaho, ibyaha byacu bikabarwa kuri Kristo, kuko yabibazweho rimwe ngo bibe bihagije iteka ryose, abidukuraho, aratubabarira, aduha agakiza k'iteka kadashira. Imana ibagasanire. Murakoze, murakarama.